Yesu nashimwe cyane. Nakererewe nturutse Musanze, nagiye kureba tike nsanga sigaye za saa 11, hanyuma ngeze ku Kinyoni mvamo ntega moto kugira ngo ngere hano. Abantu baremerejwe nuko mpageze nkererewe, mwambabarira ntabwo ari jewe. Nari nkeneye imbabazi ndi hano ku Ruhimbi. Ese nimwatuza akanwa murambabariye? Nta kibazo. Hari abashyitsi baje umunsi ngo nanjye mbakire. Muzamura ibiganza tubakire mu izina rya Yesu. Abashyitsi turabakiriye mu izina rya nde? Turabakiriye mu izina rya nde? Amen. Hanyuma nitwa Mukanyirigira Gloriosa, nzwi ku izina rya Mama Vanessa. Rubatse birumvikana, mfite abana 5, ntuye Musanze aho bita mu Gahondogo katiye Yaounde, sengera kuri Bukane Paroisse muri ADPR. Imana ibaha umugisha. Ndumva ntacyo bitwaye. Dushimiye Imana kitwemereye kugaruka hano. Munyemerere dukoresha igihe neza uko kiri, hanyuma twumva amagambo y'Imana. Abantu twatangiranye ejo twari ku ijambo rivuga ngo nkunyuzeho usanga wigaragura bitewe na kavukire, ariko Imana irabyirengagiza iravuga ngo baho. N'impamvu turi muri riteraniro nuko turiho. Abantu bariho ngo bavuge ngo amen. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 25. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mufunge Bibiliya tuganire. Aya magambo Yesu yabwiye mushiki wa Lazaro. Uru ni urugo Yesu yigirijemo nkana kandi abizi. Mwumvise ukuntu mvuze? Ni urugo yigirijemo nkana kandi abizi. Uyu mugabo Lazaro, Bibiliya igaragaza ko ahantu yabaga yabanaga n'abashiki be 2. Turi ku ijambo rivuga ngo baho. Haleluya. Hanyuma igihe kimwe kiragera, Yesu ngo arahanike Kaperinawumu arimo arakora ibitangaza bitandukanye, abantu bamukeneye, abandi bamushaka. Nkubwira kuko tumukurikira ntabwo ariko tumushakaho ibintu bisa. Hari umuntu muri inyuma avuga ati je numpa umwana nzagukorera, nunyubakira urugo nzakunambaho, numa diporo. Mbega uko mwicaye aha, buri wese afite ikintu ashaka kuri uyu mugabo, ariko ikintu mukundira nuko areba ikigukwiriye akaba ari cyakubanza. Mwambabari kazamura amavuta ntimufininesha izi saa koko. Tuvuge ngo amen. Yesu mu kazi ke hari igihe ngo yabyukaga afite umurimo wo gukora ibitangaza nta muntu akoresheje, bibaye ngombwa ko yizira kuri te akabikoresha amaboko ye kugira ngo butazabyitirira mwene wanyu. Hari ibintu ajya yanga gukora kubera ukuntu abantu bakureba cyane, ko aha hantu Bibiliya itwereka ukuntu Yayiro yagize ikibazo cy'umwana wari urwaye, ari umwe w'agakobwa k'imyaka 12. Ngo hanyuma Yayiro ngo yumvaga amateka ya Yesu, ngo akamugirira icyizere ataramubona. Ngo umunsi umwe ngo amenya ko ari aho hantu muri iyo karitsiye, ngo agenda afite umubabaro mwinshi. Ngo ahageze asanga inyuma y'uyu mugabo hari abantu banze kumuva inyuma. Yayiro kubera ko yumvaga ko ari ubabaye cyane, ngo ahageze asanga abantu n'inkomati, ngo umuntu wese abyigana mu rwe ruhande. Bibiliya iravuga ngo Yayiro ahageze yasanze hari igikorwa kimaze gukoreka cy'umugore wari umaze imyaka myinshi ari imugongo, ngo avuba udakama ibintu byaramushiriyeho. Ngo asanga abantu barimo guhwihwisa amagambo bavuga bati se koko barakize cyangwa? Yayiro ngo ntiyabyitaho, ngo nawe ahita akomeza kubyigana. Ngo ageze imbere ya Yesu ngo ahita amupfukama imbere, haramubwira ati mwigisha, ndakwinginza agakobwa kanjye kararwaye, kari katarapfa. Iyo aka gakobwa kafashwe mu rugo ibintu birahinduka. Rero mbwiriza abantu bumva igiheburayo biri bukugore kunkurikira mu Kinyarwanda. Aka gakobwa ngo kari kafashwe, Yayiro n'umugore banga kubyumvikanaho neza. Yayiro
yayira ati ngewe hari umuntu numvisha amakuru, mugore ati wajyanye umwana kwa muganga, yayira ati tonde igihe navurije byaranze ariko ihangane ndebe kuriya muntu numvise hari icyo yakora. Agashya rero kabaye aha hantu. Yesu ngo amaze kumviriza Yayiro, ngo mu gihe Yayiro yari arimo aravuga ati kararembye gerageza unabare, nzi ko ngufitiye icyizere, uko wahoze ejo n'uyu munsi ni kukiri, mbabarira unyumve ndashaka kugera iwanyu. Ngo haza imbitsi. Ubu tujya tugira imbitsi zikubwira ko nubwo wize ntacyo uzimarira, ariko iyaguhaye itangirira ifite n'iherezo ry'ibyo yaguhaye. Ngo imbitsi iraza mwitibwira Yayiro ngo Yayiro muze, ngo reka kurushya umwigisha, hari umuntu ukubana usenga uri muri 20-30 yakureba akakubwira ngo wirushye umwigisha, abandi barabyaye bafite 20, ariko jya umubwira ngo iyo abikoze cyagihe ni nayo izabikora ejo hazaza. Yayiro ngo yanga gukura icyizere kuri uyu mugabo, ngo abantu baramubwira bati umwana yapfuye, gerageza ujye gushingura wikomeza kumurushya. Ngo Yayiro yanga kumuva imbere, haramubwira ngo nubwo yapfuye nge ngufitiye icyizere cy'uko ibitakiriho wabihesha ubuzima. Ngo Yesu yumvishe kwizera kwa Yayiro, ngo afata 3. Imana igukiza akajagari k'abantu. Ngo afata abana b'abahungu 3, afata na se na nyina uwo mwana, ngo baragenda. Ngo abantu bose bati ngaho ubu se aragiye, bataragiye. Ngo akigera ku gipangu cyo kwa Yayiro, Yayiro yari umukire, yari umugabo w'umutunzi, mbega yari yubatse. Noneho umuntu yapfushije ari umukire, shana utakuza gerageza kuza. Amakuru rero nuko muri ba bantu baririra umuntu wapfuye burya barimo n'abagome. Cye mugira inama rata, nugera ku murambo ntukavugiraho amagambo menshi, cyangwa ngo uzane ibikabyo by'uko werekanye ko warize, kuko buri yazutse yakubaza ayo marira haturuka. Ngo Yesu ageze kwa Yayiro, ngo yitegereza abantu ku rupangu, ngo abona bamwe barariranga abandi baboroga. Niko Bibiliya ivuga. Ngo uriya mugabo bacishijemo amaso abitegereje, haravuga ngo ko murira haba. Gitekereza umuntu kubaza iryo jambo mu nzu harimo intumbi, ngo ko murira ngo habaye iki. Ariko ikintu mukundira, areba kuraho abantu batabona, arahengereza akamenya umuntu w'indyarya, akamenya n'urira bimubabaje, kuko yari yarangije kubona kamarira yaba ari uburyarya. Arababwira ngo habaye iki, bite kuko murira muvuze induru, habaye iki? Bati ntago uzi byabaye, Yayiro umwana we yapfuye. Bibiliya iravuga ngo abaheza bose. Imana igira ibyo iguhezaho uyu mugoroba, Imana igira ibyo iheza ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo abaheza bose, ngo yinjirana na 3, ngo umugabo agere ku ntumbi y'umwana, ariko yongera avugane natwe uyu mugoroba. Ngo agere ku ntumbi y'umwana, ngo arebye agakobwa ahantu karyamye, ngo ahita avuga ururimi rutumvikana, ngo arakareba arakabwira ngo agakobwa Tarisa kumi, Tarisa kumi. Umugore wa Yayiro arebye umugabo we, ubu se Tarisa kumi iramuzuye? Petero ati nabivuze. Ubu se Tarisa kumi iramuhagurukije. Ngo Yesu arebye mu mitima, ngo abone icyo urwo rurimi yakoresheje ntirwumvika, icyami kongera kukuvugaho urundi rurimi rushya, kuko izo yavuze barazimenyereye. Aravuga ngo Tarisa kumi, ngo abantu baracanganyikirwa, ngo ubusakoze iki, ngo abigenja ati. Ngo ako kanya abantu biburanya mu mitima, ngo abonye ko batumva icyo avuze, ngo arerura aravuga ngo gakobwa ndagutegetse vuka. Haleluya. Ngo umukobwa wa Yayiro ahita abyuka. Aho hantu rero, aho ngaho, aho yakoresheje uru rurimi, icyamba akabarirwa akoresha kuri shobuja ukumereye nabi. Aho yakoresheje urwo rurimi, icyamba akabarirwa akoresha ku mwanzi wawe. Akomeza akazi kuko yaragikomeje umurimo wo kuzura. Haleluya. Yari ari mu gikorwa cyo gutanga ubuzima. Ngo muri ako kajagari k'abantu, ngo barasohotse, ngo agere ku marembo, abantu bataha. Atazuka se, ntabwo yarashyushye. Umwana yapfa 5, 6 ngo arazutse. Ngo Yesu abyumvishe nabyo biramurya. Abaturage nzabagenze, use yarashyushye ko ntacyo bakoze agikonje.
hari igihe Imana igukorera ikintu abantu bakabitwara kubera uko bakuze, batadakora ubukwe bwiza se ntabwo yari afite akazi, ariko buri wabahishurira intambara barwanye nazo amafaranga atashoboye. Ubuse bumvisha ikintu mvuze, batatamujyana se ntabwo yarangije kwiga, ariko wakubwiye uwabahishuriraho minerivare yavaga, uwabibahishurira nibwo bagabanya amagambo y'ibyo bavuga. Yesu aravuga ati ntimuvuze ko ashyushye, have nze nkwereke. Hari inshuti magara mfite, hari abana nibitseho, noneho muzongera kujya kuyavuga mutakibuka ko n'umuntu yapfuye, ngo avanaho umujinya yumva ababaye cyane, bamuserereje bati ngo yazo. Ibi ni ibisanzwe, ntabwo utamuzura. Nanjye iyo mugera hagishyushye nari kuvuga ngo nazamuka akazamuka. Na Mariya abana b'imfubyi bibanaga, ngo hageze baramwakira, ngo n'abana bamubonaga aje niho twasomye ideni bakarifata kubera ko bari bafite icyizere cy'uko bikopeshereje azishyura. Abasivile murimo murabyumva, bafataga ideni bafitiye icyizere uwabasuye ko nubwo byananirana bashobora kumubwira bati twaraririye ariko gerageza wishyure. Urugo rwo kwa Lazaro rwari rufite hiti, rwarahitinze kubona Yesu yararugeragamo akarutembera gusa, byatumaga Mariya na Marita muri karitsiye bamubaha cyane. Niba abana wa mugabo uzura abantu akunda kujyayo, Mariya yatambika avuga ati wa mugabo araje ni mu mikiro cy'isukari, bavuga bati muduhe ikiro cy'ubugari, bakihutira kugitanga kubera agaciro k'uwinjiye mu rugo hariya. Ngo Yesu agezeyo baramugaburira, yaraharyaga yaranywaga, ntiyari yambaye umubiri se toya, bumvimfashijeho gatoya Razabayi nzagaruka ariko bumfashishe. Ngo Lazaro agikata gihindukira kijya mu bikingi by'amarembo iwabo, ngo yumva mu nda ibintu bitangiye gukwega. Mariya ati bite kugenda bungamye, ati kuva Yesu ansezeyeho mu nda hahise hanjye. Ati ryama burira buracya. Ku munsi wa kabiri Lazaro aba yarembye, ati genda umbwirire garamfurere inshuti yanjye ko narwaye. Mariya barirukansa asanga Yesu ari mu giterane. Reka ngo setse rero, buri munsi wapfushagaho niwo munsi bari bashyingiye abandi. Soko mureba nabi, umunsi wapfushirijeho urya munsi hariho uwari wavutse bari guserebura. Mariya ariruka ngo asanga Yesu, Bibiliya igiterane kirarimbanije, harimo aravuga ati nimwihane ibyaha byanyu. Ngo ahita mugera imbere ati mwigiye uretse gukomeza Matayo na Mariko mbanze nkubwire, ariko reka nkomeze igiterane. Genda umubwire ko iyo arwaye, kuba ashonje harimo abandi barimo bararya. Genda umubwire ko kuba agumiwe hari abandi birori babuze abo bahitamo. Muri hano ra genda umubwire ko iyo arwaye atari iyo kumwica, ariko igiterane ndagikomeje ahangaha mu mujyi, ariko twavuze ngo amen. Genda umubwire ko indwara afite nta kibazo mfitanye nayo. Ni nkaho yakamubwira ati ngicyo nagushyizemo ndakizi. Ngo ariruka abwira musaza we, aramubwira ati ukuntu arambwiye ngo indwara urwaye ngo ntabwo ariyo kukwica. Nikakubwira ati kandi numva umutwe uri kugagara, genda umubwire ko ntangiye kuba parariza. Aragaruka ati mwigisha, noneho arambwiye ngo umwuka ugiye guhera. Genda umubwire ngo niyo yapfa azongera. Ako mwana baye mukavuga ngo amen. Ako genda umubwire ngo niyo yapfa azagira gute, azongera. Mariya ati nikumbwire, genda umubwire ngo nta kibazo, ngo kereka utamufitiye icyizere, ariko umwizera. Umuntu umufitiye icyizere akavuga ngo ashoboye byose, genda umubwirire ko niyo yapfa hari icyizere cy'uko azongera. Ngo agenda yirukanga, ati siko ndambwiye, arambwira ngo niyo bapfa none ngo nta n'ikibazo gihari ngo ko azongera se. Lazaro ngo arabyumviriza, ngo ariko icyizere arakigira. Arambwira ati nikakubwiye ni ukuri grand frère. Arambwira ngo niyo wapfa ngo azongera kuzure, ngo nta kibazo. Okay, ubwo rero nupfa nyine azongera. Nyuma y'amasaha Lazaro ati ndagagaye. Babana b'abakobwa bahuruza abaturanye ati nimuze muturebere kagashinyaguro kabazi kusenga buri materaniro buri kigoroba. Bati su barapfuye n'amateraniro uhozemo ararangiye, n'amateraniro ejo n'imvura yakunyagiye, mugenda mumubwire ko apfuye murebe ko yamuzura. Ngo arongera ariruka ati Lazaro arapfuye.
twari tuje kukubwira ko Lazaro ageze gute yapfuye. Yesu areba umugore mu maso aramubwira we ntabwo yapfuye, arasinziriye. Akoye umugabo mwakurikiza ko mutaramumenya. Umuntu ujya mu cyumba cy'umugore n'umugabo agafata umwunda agasigara, uramwita iki? Umuntu ureba umugore atwita inda y'amezi 9 wagera kwa muganga, muganga yamara kugukura muri ya mubebe agahita ajyana umubyeyi agasiga umwana muri kovezi, urumva bamubonera izina? Arashoboye cyane. Ahubwo ageze gute? Arasinziriye. Genda usubire mu rugo. Umugore nuko urakoze, ntabwo yapfuye, arasinziriye. Mari, ntabwo Lazaro yapfuye, arasinziriye. Ndabizi ko asinziriye, ndabizi ko asinziriye, ariko gerageza uhagere. Ubuse turamuhamba nk'umuntu utagira idini. Ubuse kuvuze ngo arasinziriye, abo duturanye barambwiye ko byarangiye nta kindi narenzaho. Wowe uvuganye nanjye ko bitarangiye gute? Oya, nta mwanya mfite. Aracyari kuri rya jambo bamucyuriye ko umwana yari agishyushye. Hari abantu baduteje ubwego, abisubiza bakiruka nibo baduhejeje mu nzira. Yesu aramwihorera, igiterane kirakomeza. Umubyeyi yageze mu rugo aza yikoreye amaboko, baramubaza bati se bigenze bite, ari hehe? Arambwiye ngo ntabwo apfuye, arasinziriye. Abasaza bakuru bati nukuri ikicucu, genda urebe ko atapfuye. Bakoze kuri Lazaro basanga yumye kera. Iyo ngeze hano rero kubwiriza ndabyitondera. Hari abantu batazakugirira impuhwe mu kukwica iyicarubozo. Subwo muri hano we. Umugabo umwe aramureba aravuga ati umuntu yapfuye, ahubwo ni mukora ibyo mukora tujye kumushyingura. Ko yari yapfuye, ko wari wifitiye ibyakwishe, iyo bareka kurenzaho amagambo. Uzi ibintu bakoreye Lazaro? Bafashe umwana w'umuhungu bamushyira igitambaro mu maso, barahambira, baravuga ngo ntakareba imbere, ntakareba aho isi igeze, ntakareba iterambere. Ngo barahambira, ngo bafata amaboko baraboha. Umva abantu bagiye gushyingura, abantu si abagome buriya. Ngo barayaboha, ngo barayazingazinga, bati ntakagire icyo yimarira azahure n'inyatsi. Yewe barazinga ariko ireba yicecekeye. Bageze ku maguru bayaboha yombi, ngo barayazinga, bati ntakarenga, harakaguma harakaguma harakagwa. Ngo barayaboha, barangije baterura umwana w'umuhungu, ngo bacukura ahantu mu rutare, barambikamo Lazaro. Ireba, vuga ngo ireba. Mwagiye musubiza mwoka byarama, vuga ngo ireba. Barambikamo hagati, ntibashyizeho itaka. Bibiliya ivuga ngo bafashe urutare bagerekaho. Ibyakwishe ko byari biguhagije, barongeraho urutare rw'iki? Bakubabariye sha, bakugiriye impuhwe. Abaturage bose bamaze kumuhamba, barazamuka bajya ku kiriyo. Hari amakuru mutajya mumenya. Lazaro cya cyizere, rya jambo Yesu yamubwiye, aravuga ngo umuntu abaye akiriho nanyizere. Donc ukicaye muri izo ntebe ukagarurira Imana icyizere, nubwo wapfa wazongera. Kuko icyizere yamanukanye yakigeranye pfiriya, yatakwa n'abagabo bageze muri 4. Mugabo wa mbere wamusumiriye ni umugabo bita Yesaya, ariko mwavuze ngo amen. Yageze pfiriya, Yesaya aramusimbukira, aramubwira ati Lazaro, ko ari wowe uje vuba, waduha amakuru ya wa mugabo nahanuye imyaka 100 nigacaho. Aramubwira ati umuntu wahanuye yaje kuvuka, ati ibyo turabizi, Simiyoni nguri aho yicaye yaraziduhaye, ahubwo nkawe uje nona watubwira amakuru nimba azaza akatuvana muri ubu buzima turimo. Watubwira nimba azaza akatuvana ahantu turi. Ngo Lazaro bose bari bamufitiye amatsiko, kuko niwe wari ukimanuka ako kanya, amanukanye inkuru zishyushye. Harababwira tumva n'umugabo yariyaga iwacu, no mu kanya ntaraza, yarambwiye ngo niyo napfa ngo mufitiye icyizere ngo azaza. Ako wagira ngo muri Abanyakoreya. Arambwiye mu kanya ntaragera hano, yarambwiye ngo nubwo napfa mufitiye icyizere nzongera mbeho. Ngo bose bamutega amatwi,
Simiyoni wamuteruye ari uruhinja rw'iminsi 8 ngo baraje yegereye Lazaro. Ubwo Lazaro arimo arabara inkuru mu minsi 4, Yesu nawe aritegura kuza gusohoza ijambo Lazaro yamanukanye pfiriye. Simiyoni ngo amutegera amatwi cyane, aramubwira ati Lazaro uvuze ngo iki? Namuteruye ari uruhinja rw'iminsi 8, azaza cyangwa ntabwo azaza? Lazaro aravuga ati uyu mugabo twakurikiye ni umunyamaboko, azaza nimumugirira icyizere. Ngo abana bose bamuhanuye bamika, abandi bose bapfuye bataramucirye, ngo bose bishyira ku murongo bamubaza. Ngo Lazaro arabataramira, ababwira amateka ya Yayira, ababwira amateka y'ibyo yumvaga arwaye, ngo byose abibasubiriramo. Ku munsi wa 4, vuga ngo ku munsi wa 4, ngo Yesu ari ahantu mu giterane, ngo yiyumvamo kukugirira neza. Hari ibintu aziyumvamo atari uko imiryango yateranye, hari ibintu aziyumvamo atari uko diplome wayihagaritse, hari ibintu aziyumvamo utagombereye kujya gukoresha imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni. Ngo yiyumvamo, ngo abwira abigishwa ati nimwigire hino mbabwire, ndiyumvamo kujya kwa Lazaro. Petero aramureba, tuvuze ngo iki? Kujya kwande? Undi ati kwa Lazaro. Cyokoza nubwo nagukurikiye nge mbona nta bwenge, ibyawe biracyancanga, ntugira aho uba, nta nzu wubatse, sindabona ujya muri resitora, ntufura ntukaraba. Natwe twagukurikiye twaratagangaye, twibagiye abana n'abagore. Wankuye mu kazi narobaga, ngukurikira ntaziyongeye. Wakwihanganye kuri umugabo mugenzi wacu tukakugira inama. Ubwa mbere baza kukubwira ko ubukwe bwapfuye twarubaga, ariko mwana abaye mukavuga ngo Petero ati twari duha. Kinyamakara bakubwira ko umuroza bamereye nabi, twari duha. Kubita ibuye rimwe subira ku ndobane, kuko ibintu byo kugukurikira utazi no kujera ibitekerezo byawe ntabwo bizava. Ngo barakomeje baragiye. Petero akajya yongorera abaturage bose bari inyuma ye, nazantu umwuko ari 10 na zingata. Ariko se ubu uyu muntu murabona hari ikintu azatumarira? Nyuma y'iminsi 4 umuntu agiye mu bitaro, inda ya mbere ivuyemo, mugabo apfuye akiri muto, nta kintu bimubwiye, ariyicaye, ubukwe bupfuye rimwe. Ariko we ubu agiye gukora iki? Abandi batitegereza turebe icyari bukore. Ariko ndamushimira ko ababitsi banga ry'ubuzima bwawe. Ngo agere ku marembo, burya avuga imvugo nziza itandukanye niyo abantu bakuvugaho. Ngo ageze ku marembo arasuhuza Marita mu gikoni, ngo yumva ijwi, habwira Mariya ati mfasha kureba usuhuje. Yari yamuketse. Ngo ageze yarebye abona ni Yesu n'ikanzu y'umweru na rugabire, n'abaturage bashoreye inyuma. Itonde, hari ibintu Imana itapfa gukora itarakwegeranyiriza abantu bagusebeje. Ntabwo igipfa gukora ibintu nk'ibyo, ntabwo ishobora kubikora. Buriya hari ibintu 4 biranga umuntu wavuzweho n'Imana. Mu ntabare tuvuge ngo amena. Hari ibintu 4 biranga umuntu wavuzweho n'Imana. Mu bintu 4 by'ingenzi, cyambere uyu muntu wavuzweho n'Imana yageze mu ntambara z'urwana. Iyo ageze mu ntambara nyirizi, ntabwo ari urwana, hari murwanirira. Icyambere, hari umunsi yavuze kuri Aburahamu, iramubwira ngo nzakugira sekuruza w'amahanga. Ngo umunsi umwe bari mu busuhuke barimo baragenda, ngo abanzi biyongoza gufata umugore we, ngo abantu baje gufata umugore we, ngo baramubaza bati uyu ni umugore wawe? Aburahamu aramwihakana ati uyu ni sister, ni mushiki wanjye. Ngo wa mugabo wajyanye umugore wiwe, ngo mu gicuku cya nijoro, ndashimira Imana igihe atubera shahuwe. Ngo umugore wari ugiye gusambanya Sara, ngo marayika w'Imana mureba igitsure, ngo amanukana inkota, kubera ko umuntu wavuzweho n'Imana mu ntambara ntabwo ari urwana. Hari aho uzagera Imana iseruke irwanirira icyo yavuganye nawe, nubwo waba ugeze aho unaniwe, Imana izaha agaciro umutungo wayo. Ngo umugabo wari ugiye gusambanya Sara, ngo marayika amanukana inkota, aramubwira ati have, utibeshya kugira icyo ukora, kubera ko uwo mugore ni uwa Aburahamu, umusubize nyirawe. Ndashimira Imana igiturwanira na hariya hantu irahagera. Dore ukuntu bareba na hariya hantu igihagera. Uba wararwaye sida ariko hariya hahagaze. Musi umugabo wanjye yagiye gutereta indaya ku Kademi Kicukiro i Nyanza.
nanjye mba muri leta ntwite inda y'amezi 8 yaranyirukanye, ncumbitsemo amazemo ibyumweru 2. hari ku munsi wo kwa gatanu Imana intumaho umukozi wayo bita Anastase, arambwira ngo Uwiteka arambwiye ngo mu nda yawe n'amazi arimo nta mwana urimo, ariko ikiyizanye kugutangariza nuko yicaye ku ntebe y'abakerubi n'ibizima irirahirira avuze ngo nta ndwara y'icyorezo izinjira mu mubiri wawe kubera ko akunze gukiranuka ukanga ubugome, icyo nicyo kizatuma ngukiza. Umugabo aragiye no ku kademi saa 11 ngo yarabyutse, hari akamodoka yari yarobyeho kakavatiri, haragiye aparitse ku ndaya ifite sida ifata imiti centre de santé yayindi irimbura umuhisi n'umugenzi aho bahuriye ntuhambaza. Umugabo arakomanze barakinguye, ariko dufite Imana yumva amasengesho. Dufite Imana itubera amaso. Ubundi ubanza ubaza amateka y'umugabo wakurikiye mu bintu ashoboye, nawe aragushoboye. Kamubwire sha, iyaba wari wongeye kumugirira icyizere ukamenya ko umwuka uhumeka ariyo gusa, gukomera kwawe n'uwo mwuka wonyine gusa. Umugabo aragiye araterese, arakomanze, ubwo abagabo mutereta namwe muzi uko mubigenza. Arayavuze nk'ayinyombye, arayavuze uko yavuga indaya nayo irimo irakuramo imyenda birumvikana. Ororororo ngo umugabo agere ku ishati, akabagabo gusambana birabahenda, jewe mbibabwire. Buri Imana ishatse yagiye kwicira no ku gipesu cy'ishati utaragera mu majyepfo. Ni urugendo rurerure cyane. Ishati arafunguye, isengera ahujemo, setira kigeraho, arafunguye ukuye, ukuri aragutakaje. Sigaye mbabazwa n'abagabo n'abahungu batacyambara sentire. Ukuri iyo wagutakaje sinzi icyo ubusigaranye, mu byambara mutazi ubusobanuro bwabyo. Ngo awukura ashyira hasi ku gipesu cy'ikoboyi mu kikopa ngo mutahe. Nanjye ndi mu yitatu, tuvuga ngo yari ari mu yitatu, ako mwagiye musubiza sha, yari ari mu yingahe? Nari ndi mu yitatu. Ngo agere ku gipesu asanga hari ijambo rivuga ngo birabujijwe kwinjira hano utahakora. ngo iki? Uzi ko nabonye Imana neza ubu nyivuga nk'umuntu wayibonyeho agace gatoya. Sha nanjye mba nararangiye ku ifishi y'abapfa narindiho. Umugabo afunguye ngo manura ikoboyi ngo arebe asanga ibintu wabikurahe. Irashoboye cyangwa ntabwo ishoboye? Irahatubera iyo wavuzweho n'Imana mu ntambara si wowe urwana. Ikindi cya kabiri, umuntu wavuzweho n'Imana, Imana imukiriza mu biganza by'ababisha. Indayitiwe imari irihe? Undi ati nanjye sinzi ahantu irenge, ariko ako Mana utagushima ninde koko? Mudamu umwe Mama Gisele mushunzamuguha ariko uzagura. Umugabo yaramunaniye abindaya irenga yanjye kabisa. Mama Gisele rimwe aravuga ati uwite nimugira amatwi hari ikintu kimwe shaka kuzagusaba. Wahesheje agaciro amavuta yanjye, uyu mugabo umunsi umwe akazasinzira iminsi 3 akazagaruka nyuma y'iminsi 3 nkamubwira ko uri Uwiteka. Icyo nugikora kongera gusambana, eba ngo haye uburenganzira uzamujyana. Ngo hari ku cyumweru umugabo arataha. Papa Gisele atashye ataha yambaye ikote, costume nyine, inkweto, congo, amasogisi n'umunaniro mwinshi no ku gitanda kwa kundi umuntu ahita yirambika ameze gutya. Abagiye Imana ibwira Mama Gisele ati bya bintu wasabye mbihereye none. Ati bravo kabisa. Imana yamubwira iti numukuremo inkweto, numukuremo ikote, wirinde kugira ikintu na kimwe cyatuma uzimanganya ibimenyetso. Aterera umugabo n'amasogisi na godi byose arambika ku burira rorose. Ku wa mbere, umugabo araryamye.
urabipinze uzongera ukinishe kuyimanura. Urumva ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane mu gitondo mama Gisele guhera ku wa mbere yari arimo kwakira telefone message. Narakubwiye ejo ngo ntabwo ari we wababaye wenyine, ururabo ruryoha ruvanze amabara. Ubwo arimo arakira message kuri telefone, shu hani kuri konte maze kurotiraho miliyoni 2, ndumva turi buhurire hahandi. Uwa kabiri, shushu yamaze gukaraba niteguye. Yumva mama Gisele Imana imuha amakuru nyayo, irayamuha meza tomoye. Ku kazi boss akajya ahamagara, yahamagara mama Gisele akanga kwitaba telefone. Nta busobanuro afite bwo kuvuga ngo umugabo wanjye araryamye ku wa mbere, umuntu araryamye kugeza kwa kane, utaricura ngo umuntu araryamye. Shebuja yandika message aramubwira ati tukimara kuguhamagara ku munsi wo kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu tukwandikiye ibarwa gusezerera mu kazi. Kuwa kane mu gitondo rero umugabo aribambura, arigorora cyane, costume yashyuhiranye. Mama Gisele ngibitwenge byumvaga bipima nka toni 10 ati ninseka aragira ngo ndi umurozi, ariko reka nihangane. Umugabo arambuye amaguru abuyumva ari yorosha, ariko yambaye inkweto. Mama Gisele urati karame enda hano akose mada kugeza ku rwego ndyamana inkweto nkambara costume ngasinzira, ubu ntabwo rusiko nibujye mu kazi vraiment Mama Gisele ati watuje, ahubwo nkubaza uyu munsi ni kwa kangahe? Ati mpereza telefone hano ndebe banza nanakererewe n'akazi. Arebye itariki asanga haciyeho iminsi 4 yaryamye ku cyumweru. Abapfukamye imbere ya mama Gisele, none se nari napfuye ndazutse? Undi ati by'urupfu rwawe turabivuga mu kanya. Akira message, aba miliyoni 2 abimwe, aba hoteli y'intuza, aba rogi. Atakira message, wakire ni ibarwa yo ku kazi yagusezereye. Umugore yajyaga muri amubwira ati ariko papa Ji, hari umunsi uzamenya ko iyo nkorera izandenganura. Ubu ntushobora kuyubaha ko ariyo yagusinzirije iminsi 4 yose. Reka rero nkubwire amagambo y'ubwenge, ni wongera gukinisha gufungura umukandara ugakinisha kumanura iriya pantaro, nzakure kusinzira amezi 6 baguhambe, nta kibazo tuzahurira iyo uzajya. Kuva uwo munsi umvanga abagabo barasambana sha, ari wowe byabaye. Icyitwa umugore mwacika ukubiri. Bosi wanjye rero ibintu bibuze indayi turava turwanye. Njye ndi mu ishyamba muri to Kicukiro hariya. Uwiteka ati nanjye ndahabaye nkurinze kwandura virusi sinatumuzira gatsi. Barwanya n'indaya mu nzu, abantu barahuruye bati se mupfuye iki? Indayi tumuswa hanyuma amafaranga yanjye. Ndati se ndakwima hari icyo nakoze? Undati se wandebeye ubusa? Ariko yanga kuvuga ko imari yagiye. Azamuri koba yarambara arataha. Hari kwa gatandatu njya kwa muganga Kanombe, barambwira bati ihangane turabona uri uzabyara nko kwa gatanu utaha uzagaruke nta kibazo. Ndataha he ko banyirukanye, ariko biba ngombwa ko njya mu rugo no gufata ivarisi. Ngeze mu rugo ari saa 4 mu gitondo ndakomanga barankingura. Ubwo umugabo n'isoni nawe urabyumva ni icyatanu. Umukozi wari uraho ngampereza agasonga bugari nicaraho. Ya ndaya iri munsi y'umuhanda twari tuyi Nyanza hariya kwa Squaridi, iraza ifite icupa mu ntoki. Noye mugore wa musafiri ni ngewe. Abana mufitanye abana bangaye mise kubera iki mama? Ngwenge nsubise ibyo ngo bajije yasinze. Ndufitanye abana 4. Ngobe se, ngobe. Nise bandi. Nyababa. Ngo mundangira hari ngo ngira icyo mubwira. Intari mu nzu reka nze murebe. Ariko ubu mfite ibitwenge nk'ibiro 2. Se Mana yanjye ibi ni biki mpingukiyeho? Ni hari umuntu ugushaka. Ngonde nti ntabwo muzi pe, nicyo koze icyo mbona afite icupa rya mitsingi mu ntoki. Araza. Imbwa gusa. Ugira iki? Mugabo amureba atya yisubira mu gikari aramukurikira. Ntuzongere kubesha abantu ngo uri umurokore, ngo uri umuririmbyi, ngo uri umucuranzi. Ugenda ubwira Imana y'abarakore gusubize gahunda nk'iz'abandi bagabo gusa. Hito
Lazaro amanukana amakuru arabibatekerereza bose. Iki ako mukundi inkuru shaho, mwajye mwihangana we. Umunsi umwe nizaniye umukozi bita Beatrice, yari mubi bishoboka. Ako babireka nkazabivuga ari ku cyumweru. Nari narazengerejwe mwabantu mwe. Rimwe mbwira Imana nti nimba ugira umukozi mubi wazamumpaye. Buri Imana yumva amasengesho. Irandeba iti nzamuguha ariko ntiyavuga. Rimwe umukobwa aciye wanjye Beatrice afite za shashi zimwe zagiye Burundi zimwe z'icyatsi ntimuzizi zabaga ziriho amabaro. Mama yari yansuye, mama yari atarapfa. Mama yarasekaga akagira ikibazo cy'imbavu. Kandi yabaga asetse amarira washoboraga kuba watega nk'igikombe akuzuramo. Twari twarayoboye uko ateye. Umukobwa amanutse munsi y'urugo iwanjye, ijwi rirambwira ngo hamagara. Mbwira mama ntuzi ko ijwi rimbwira ngo nimpamagare. Mama barasetse, ninuse ko karembera aha utaye. Ati se urahamagara? Ndatekereka nuhamagara umukobwa uciye hano ufite amaraje. Ngirane ni Emko. Hari arahagarara na mbaraje arareba kuko nayo magaze mu muharo. Ni ngwina nkubwireye azana mbaraje nkimubona. Ndavuga nti nimba Imana ishobora byose imbabarire umukozi akora iwanjye. Ayanca yose ndayamuha ambabarira akora iwa. Mbega kubona isura. Beatrice naramubaje Emko uvuye? Ati mvuye iwacu Muhondo. Si hano hakurya. Ugira ababyeyi se? Ati ndabafite ariko baranyanze. Wazize iki? Ngo data yabwiye mama ko ndi mubi. Uwo muntu ni yari mubi buriya? Nanjye murebye mbona rwose ishusho ye rwose niyo ngiyo. Amenyo yarasohotse ari hanze, n'iminsi yari amaze ari mu ishyamba, umusatsi wari warikaraze, umwate waratemagutse, ari igikara kinuka, yari yambaye ijipo y'umukara n'agapira k'icyatsi. Ndamubwira nise ahantu ugiye urahaza? Ati numvishe ko hano hakurya haba imiryango y'iwabo wa papa, nari ngiye kureba ko nayisunga, naho kwa mama bo baranyamaganye, nari maze iminsi mba mu ishyamba rya Shyorongi. Uwaguha akazi wagakora abantu batashye bate? Arambwira ati nagakora. Ese wakorera ngati ibihumbi 3? Uyu ntangoye ni ndayaguha. Uzi ko zisafuriya neza na situruwaya tubinyigisha ndabimenya. Ntisawa. Inzu yari icyumba kimwe na saba Kiryondo tuyubatse va muri cya gihe cy'isenyi. Umugabo saa sita yaratashye na moto arayiparika, mama yicaye mu mbuga. Mama ahita ambaza ati se umuhaye akazi? Ndakamuhaye. Abarasetse ntusetse iki? Ati ntacyo. Umugabo baraje baraparitse. Ngo aparike urumva ko yasuje nyirabukwe birumvikana. Mukecuru mwiriwe, mama Vane mwiriwe, nitwiriwe. Ubwo twari turimo turatoranya ibishyimbo. Mbega bimwe byo kubijonjora byo mu bishogoshogo. Mama abatangiye kugira gutya, mama wamba bari nk'ubu wakubaza icyo setse wagisobanura koko? Ati jya mu nzu kurikira umugabo. Umugabo aparika moto yinjira mu nzu, ariko nanjye bwo natangiye gufatwa n'ibitwenge. Ntarabona uri koza amasahane munsi ngo asohoka agira atya abona umuntu. Mama yahwereye ntuvuge mama. Arinjira. Mavane karamenda hano. Mama bati abaraturitse arasetse. Ndinjiye. Icara hano ndicaye. Kiriya ni igiki? Ntego mwami Yesu. Papa Vane ntumbajije ngo ninde? Ubonye atari umuntu wunamye. Icyo nkubaza uracyumva cyangwa ntabwo cyumva? Ubwo nari ngikubitwa ku migeri. Ntangira gufata position yo gusubira inyuma birumvikana. Se wambwiye neza. Nge ndakubajije kiriya ni igiki? Ni Papa Vane mbabara rwose ujye kumureba wimwita ikintu ni umuntu. Ariko ubwo umutima wanjye nawe wibaza ibyo natekereza. Umugabo aragiye aramurebye, ahereye ku maguru, azamuye mu mutwe. Muko wiriwe? Abageza atya yamenyo yose barayazamura. Uwo mugabo haba no kumuhereza ikiganza.
yaragarutse arambwira ati mama Vane, ubwo kandi nanjye naze ndakubitwaye amasaha mama ari hano narabimuhisha imyaka 6 yose ishize. Nicaye ku gitanda arambwira ati tumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 6. Mu ngo urumva nabasigaje nko kugukubitisha iki ntikere kumuhoro. Abarasetse arambwira ati mbona ubwo nsetse ariko ngenda babaye. Ubaye iki? Uriya mukobwa nimubona ibiganza bye byafashe ku birayi bigafata imboga dodo bikazikata. Mama Vane rwose singiye kukubeshya umbwire nabibwire mama wawe akiri hano ntiwinsenyera. Mama yagusuye mace yacu ntago ari umusifuzi uri budusifurire, reka tugumane ibyacu ataye. Umukobwa yabaye aho nihutisha inkuru dusenge dukore n'igikorwa tunashimira Imana ku bintu byacu yaba yarazuye abantu batabigizemo uruhare. Mana we, ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri mpangana no kujya mbyuka saa 8 njya muri korari kurepeta, nimba ari kuwa gatandatu nkata ibirayi kugira ngo umugabo aze kujya ku meza, nimba biri bucye ari ku cyumweru turi buririmba iteraniro rya mbere nkabyuka saa 9 ibirayi nkarara mbihase nkateka saa 11 n'igice. Nabaga mpishije no gukaraba no guheka umwana wenda ubwo no kujya muri korari. Namwe mu byumva iyo mvune kugira ngo umugabo atarya ibiryo Beatrice yagize ate yakozeho. Vuga ngo kera kabaye ako mujye muba akose mwebwe kera kagize gute kaba. Imvura iragwa ari kuwa gatandatu Beatrice amutuma ibirayi ku muhanda akuramo ingutiya yanyagiranywe nanjye ndayifatanye hanaguza imikori y'amazi. Ngeze gutya numva harimo ikintu cy'urupapuro ngira ngo ni inote nari ngihahisha 5 sa. Wirya baguha 5 ngo ntibivamo nuko ufite aho yakura. Wipapuka ni mama wajya wumva icyo bakubwiye. Ndavuga Beatrice yaramcyese muri 5 sa. Ni hoya nkora mu mufuka nzamura urupapuro kuri Musafiri Pascal ndakumenyesha ko ibyo twakoze twabikoze ari ibanga. Urabizi ko indigize amezi 7. Nagira ngo mpemba amafaranga yanjye nigendere mama Vanessa atarabimenya. Umva ijambo ryangaruyemo imbabazi cyane ko yambereye umubyeyi mwiza. Kumbi ubwiza yambonyeho ni yamvune nakoraga kugira ngo ariko abagore mujye mureba kure. Donc kwa kundi natutubikanaga nganduka mati birayi meka umwana natsa muziko nsonga ubugari kugira ngo umugabo arye donc ameze neza. Beatrice we yabirebaga nko kumwubaha cyane. Mbega umwana w'umukobwa wageze mu rugo rw'abantu b'abakirisitu batavunyishanye. Kumbi nge dodani nari imanganye nayo nari inyizi. Ari wowe ubonye urwo rupapuro niyo mvune ya saa 8 na saa 9 wakora iki mama buretse gusenya ibigusenyera ntibiraza we. Yo ndagenda mfata urupapuro ndushyira mu gituza ntimana naho urangerageje ubu nyuma yiwe urashaka kureba kwihangana kwanjye. Ndarufata ndushyira muri Bibiliya njya kurepeta. Twajyaga kurepeta tujyanye bitabo by'indirimbo. Ngeze ku muhanda ahantu yakoreraga hari Nyanza kuri gare. Ni Papa Vani salama wangu. Salama shu kwica iperereza urabizi wowe. Ndamugani mwana nimfite amakuru ashyushye. Nimutsi nutapfata neza nta n'inyinya ndi bukwereka ariko inkota ihagaze mu mutima sha. Ngeze muri korari bati mama Vanessa za muri korasi ntindwaye umutwe. Ye Imana yampaye ubwenge cyo kwirirwa utaranga umugabo. Wagiye uvuga ko urwaye umutwe ko Bibiri ivuga ko umugabo ari umutwe ntago umuyobozi azumva icyo uvuze. Ejo ntabwo nzanywa amazi. Kuri YouTube nkanywa amazi. Ndwaye umutwe ku buryo numva imisonga imeze nabi no gutekereza imvune nagize amarira agahita ameneka. Perezida akora arambwira ati mama va urarwaye vraiment umutwe ufite umeze nabi. Umeze nabi mumuruhushya ntahe mita ntaha. Ngeze mu rugo nsanga umugabo hamwe yakoreraga yafunze donc yagiye sinzi ibyo yaragiye kureba. Ngeze mu rugo umukobwa urupapuro ararubura
kandi ntiyari burumbaze. Ndakaraba uwo munsi ndamwitegura, nkusha umusatsi, mfata gikotoro nsiga umubiri wose, ye baba we kiraho amafuresheri ndaborosa. Ariko mu mutima Yesu yabwiye Abisiraheli, abwira Mose ngo babwire ngo ko bantakira babaye ikibazo sha. Umuntu ukureba bagukubita umugerindi kavamo akabwira umuntu ngo ko ataka yabaye iki. Nuko yabonaga bagifite uwo batakiri, bigifite tonto muri Amerika, ukavuze ko nyoko wanyu azashyira kuri mobile money tugutakira, ariko yaravuze ngo noneho numvishe kuniha. Iyo ugeze iraza, iyo ugeze hano Uwiteka arakumva, ariko igitaka tonto umpaye amadolari aho ngaho burya uba ugitaka. Ariko iyo ugeze naho wifuza ko umushumba atamenya ibyawe, uba ugeze ku rwego Imana itangiye kukumva wamanitse amaboko. Yewe ndakarabye nditeguye, mugabo araje aparitse akamoto. Ubwo kandi nanjye icyo nahise nkora, nahise mbwebera ati isa ntihati ibirayi ukate n'imboga. Ko nari mfite ingingo indengera y'urupapuro, ikata imboga uziteke neza. Umugabo ahita ndeba igitsura, ntibite kundeba nabi. Ngo ubwe Beatrice ngo iki nateka imboga, akata imboga, akatiremo karoti, ahate n'ibirayi, kandi ndwaye umutwe ntabwo mbasha kunama. Beatrice nayo kubera ko yari amenyereye kwaje nta kibazo yari afite. Ibiryo birahiye, Betty zana ibiryo ku meza. Nanjye njyamye mu ntebe ndimo ndataka umutwe wanzengereje, urupapuro ndarufite. Ni ben ndisuka amazi mwibasuzane ntunkarabiriza umugabo ibirenge, ndumva ntari bubashe kunama. Iyica rubodo ashyiramo amaguru ntiyose, nari mfite urupapuro. Ndamubwira ni noneho ntige nusasira icyumba ntutunganye neza. Umugabo akajya ndeba igitsura ariko akabona ndarwaye, donc narembye. Ribaruwa riraye, reka ndekera aho nzazikomeza ejo. Imana ishobora byose. Uwo mugabo bamutumye abasazi, my friend. Baramubwira bati genda ruzana abasazi, ibutaro bazana indero. Ageze i Muhanga ashaka kwihagarika. Buriya kirazira gutwara abasazi ugahagarara ku nzira. Aparitse abasazi barumvikana, batari ko uyu muntu dutwaye niwe musazi cyangwa nitwe basazi. Twacitse tukagenda, abasazi babavuye mu modoka. Kirazira gutesha umuntu agaciro agihumeka. Ngo umugabo ave kuri toyi asanga imodoka nta muntu uyirimo, yiyungura ubwenge aravuga ati aba nabadepozaga ngasinya mu gitabo ko umubyizi wuzuye ngahembwa nkagaburira umugore. Ubu se ndadepoza iki? Ahita ubwenge ahagarara i Muhanga muri gare, mwese murahareba. Abagenzi mwese mujya Nyabugogo rifuti ku buntu. Umva niba waba ufite miliyoni we ntiwakwanga rifuti kuvana i Muhanga kugeza Nyabugogo. Baba bagiye mu modoka, mugabo ati cyo napfaga nabazima basimbura iki? Abasazi. Imodoka kandagiye kumurira arakije iragiye. Uwa mbere kuri Ruyenzi, shoferi ndasiga. Shoferi azamura ibirahure yongeza umuriro. No kuri Nyabarongo umugabo atari ko uyu muntu ntahagaritse kuva ku Ruyenzi nkaba ngeze kuri Nyabarongo ni muzima cyangwa turashimuswa? Mwaretse tukavuza induru imodoka bakayihagarika. Ubwo ntibatangiye gusara neza, baba batangiye kuvuza, nta muntu bakubise, baba batangiye kuvuza induru. Urabizi ko cyambuka Nyabarongo umujyi ubushyushye. Umugabo umwe aravuga ati nkigera kuri feruje ndahita nsimbuka imodoka. Umugore aramureba ati umugabo nkawe w'ubwanwa uresha utyo, ubwo se nusimbuka ntupfa amenya agakuka, ubwo busembwa n'ubwica. Ahubwo mwe nimureke igera aho ihagarara tumubaze kuko turi benshi we n'umwe. Batari kuzikara ibyo. Undi mugabo aravuga ati hoya, uyu mugabo mureke tumufatishirize muri Nyabugogo, ahubwo nibwo bagiye kubizambya. Ngo bagere muri Nyabugogo muri za feruje, yanduru barayivuza. Ya murebe tuyivugirije hano urabona ko ari imvange ntitungana. Mupolisi mu buhanga yahawe agira cyahagarika imodoka. Imodoka ihagarara, bite shoferi kutwaye abantu basakuza, mama barimo bararira, ababebe, bite habaye iki? Afande mwiriwe ndi mu kazi. Akora mu ikota akuramo ikarita yo kwerekana perime. Umupolisi ngo asome ku ikarita, sanganditse ijambo rivuga ngo uyu mushoferi yemerewe gutwara abasazi. Umupolisi tifatiraho. None namwe siko
imodoka bayihasa umuriro, imodoka bayihasa umuriro. Bageze Ndera ku rupangu Kadogo gufungura, afungurira nyine mu kazi gasanzwe ke ko kuri gate, ngo areba abasazi bazanye, reba usariye muri riterano n'ukuntu wambaye. Kadogo arebye aravuga ati shoferi, none abasazi uzanye ni smart, ese bari mu munsi mukuru, bari mu birori ko bambaye neza? Aramwihorera kuko azi ko abasazi bamucitse, ahubwo yahaye rifuta abazimu. Aragenda ajya mu gitabo hari arasinya umubyizi warawuzuza, yiciriye igikariko ntacyaze kubita umufuka, imodoka ashyira muri parikingi. Havamo umugabo wize wa wundi, kandi Ndera bazi ibisazi bishyashya n'ibishasha, do kugifatwa bakuzi. Mugabo imbere ya muganga yigira gutya, sentira yizamura, kositimu arigira gutya, muganga tuyiwe nibwo bikimufata, ariko niga uburyo kimangana nawe. Ariko bana umugabo imbere ya muganga, muganga so je ntabwo ndi umusazi by the way. Muganga tamusori, utaba umusazi se ugeze Ndera gute ko iki kigo ari cy'abasazi? Ahubwo nyucindi hafi mbwira ufatiwe he? Ati je fatiwe i Muhanga, fatiwe i Muhanga. Muganga ati hangane, aho ni hafi, dufite abavuye Nigeria. Ibintu bya Nyagasani byagufatiye he? Dusenga mumbarize ngo byamufatiye he wo ngo mwicaranye. Usiko mukundi inkuru kwe. Aleluya. Vuga ngo amen nk'umuntu ufite icyizere cy'uko Imana izazura ibye. Tuvuge ngo amen. Byarangiye Yesu ageze kumva yarazara, abaturage bamushungere nk'uko bategereje kureba ikizava muri aya masengesho, ariko batangarize ko yavuze ikomeje umurimo wo gukora. Isura ufite uyu mwanya nuko ari ubuzima yazuye, kuko iyikurekera uko wari uri 9-3-9-4-9-5 ntiwari kubura. Ariko Imana ihimbazwe ko hari ibyo yavunjemo ubuzima bufatika. Yesu no ku gituro ngo abantu bamugose bamushungereye, ngo abaturage bose bamuteze amaso, ngo ahita asenga ijambo, burya ntawe udakenera undi. Yesu ati data, ndabizi ko usanzwe unyumva, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Imana. Bikorere aba bantu bangose, hari ibintu Imana izagukorera kubwo abagushungereye, atari uko unakiranutse, ahubwo abantu izabikorera kubera impamvu y'abantu. Agatangaza gahari, yarahamagaye bwa mbere ati Lazaro, Lazaro aracyabari inkuru kwa Simiyoni na Yesaya. Bwa kabiri bati Lazaro, ngo ibishyitsi birahinda, ngo ibituro byose. Hari akantu mutazi hariya hantu, uzi ko Imana igiye kugizura umuntu bafitanye isano, uzi ko Imana igiye kugikorera umuntu igitangaza bitewe n'aho bahurira. Ndakumenyesha ko aho Lazaro yarahambye hari abantu benshi nk'uko nawe uri mu bantu benshi bababaye, ariko Imana izatabara uwo bafitanye gahunda. Kubera ubwinshi bw'abantu bari inyuma ya Yesu rero, Yesu yaragendaga yagera ku gituro, wenda murabizi ko nta gituro kibura umusaraba, hakaba hariho n'amazina. Hakaba hari wapfushije nyirakuru, wenda yari Suzana, kandi Suzana akaba yaramaze abantu mu murenge. Ubwo umwana we wasigaye, Yesu we aho ugeze hagarara ni kwa Suzana. Yesu yasoma ku musaraba akabona ni Suzana koko. Ati se Suzana ndamuzura n'ituro yamaye, n'amazi yo kunywa yazanye, ngo akikomereza. Kumbi yari afite ahantu yerekeje, yari afite ahantu ashaka guhagarara, ngo aca hejuru y'imirambo myinshi, ngo ariko ageze ku gituro cya Lazaro ahita aparika aho ngaho. Bati se kudakomeje? Kumbi yari yamenye uwo bafitanye isano haryamye, ngo ahita ahagarara aho ngaho, ngo ahamagara gatatu. Wenda we nubwo atahamagara gatatu, icyamuye umugoroba ukumva ijwi ry'Uwiteka, ngo arahamagara Lazaro bwa mbere, ngo ibintu byose biriyasa gusa. Mbere yuko aza hari bimubanziriza, ngo ibintu byose biriyasa gusa. Ku ituro ya kabiri biriyasa, ku ituro ya gatatu ngo ibishyitsi ngo bimanuka mu mva birashwanya gusa. Simiyoni ati Lazaro, wavuze ko azaza ubanzaje, kuva umanutse nibwo ibi bintu bitubayeho. Ati nimwihangane twumve ko hari ikigiye kuba. Ngo ijwi rirerire rivuga ngo Lazaro sohoka. Kuvuga gutyo gusa ngo yahise yeguka, abaturage bose baraho. Imana igira icyo ikora abanzi bawe bakireba. Ntukishimire ko igutabara naho wavukiye hariya muri za Nyaruguru, ababisha banyu barapfuye. Ujye ubasabira kurama kugira ngo wakwisimbwa, Imana izakugira umugabo ukiriho akire. Ko mwarimo hari ndeba muri bakuru,
ko Lazaro yegutse, muribuka ibintu Imana yavuze. Ndagira ngo nkubwire ko hari imirimo Imana itazakoresha amaboko. Mwumvisha akantu mvuze? Yegukanye cya gitambaro kimupfutse mu maso, na ya maboko aboshye, na ya maguru aboshye. Yesu ngo arabitegera, ngo hagarara hariya, ngo aravuga ngo umuntu wese wabigizemo uruhare, umva ukuntu izagaruke kabishima hejuru. Umuntu wese wabigizemo uruhare gupfuka aya maso ya Lazaro, mbone yamugezeho yamuhambuye, ngo ababigizemo uruhare bose ngo bamwirukankira kumuhambura. Arongera avuga ngo wabigizemo uruhare mu kumuboha amaboko, ngo nagenda amuhambure, ngo bose baraza baramuhambura. Ariko hari akantu gashya yakoze akigera hariya hantu, ngo yarebye urutare rukuriho, aravuga ati nubwo yapfuye ari njye ubigizemo uruhare, agakena ari njye ubiteguye, agatinda gushaka mbifitemo umwanya, n'uwavuze aya magambo nabanza kureho ayo yavuze bwa mbere. Arababwira ngo nimwe mwagishyizeho, nimubanze mukimukureho. Tugiye gusenga Imana. Lazaro yarazutse, abamugizemo uruhare mu kumuhambira, abagizemo uruhare mu kumusebya, bajya bamufasha gushima, abazukana ku mugaragaro. Nubwo wapfa ukimufitiye icyizere, uzongera ubeho. Oya, uri hano muri iri teraniro, hari ibintu Imana yaba yarazuye, uretse n'ibintu nta buzima bwawe yazuye. Utekereje indwara warwaye yisha abandi, wibuke ko iyo kanseri, iyo diabete, iyo virusi ufite, ibyo bibyimba muganga yapimye, uwo mutwe uhorana ibinini byo mu mazi, uribuka ko hari abageze indera ku bw'uwo mutwe. Waba wibuka kanseri ufite kimaze kubika menshi munsi y'ubutaka, uribuka ubumuga ufite ko bwamaze kugendesha abantu benshi mu kagare. Muri iri teraniro ndagira ngo dusubize ubwenge ku gihe, ntitukabona amateraniro aba ngo tunanirwe no kudatekereza impamvu yabaye. Ndakumenyesha ko hari ibyakuboshye, ariko Imana yamaze guhambura abantu bakiriho. Ni ukuri kurogwa wararozwe, nta n'icyo batakoze bashoye ayabo, ariko Imana yakwimanye nta kintu twayikorera. Tugiye gusenga Imana, ariko nimunyemerere duture ituro ry'ishimwe ry'uko turi amahoro uyu mwanya. Hari ibituro wakuwemo, mwana w'umukobwa, kudasara si uko utavuka mu muryango mubi, ahubwo Imana yakurindirije uyu munsi kugira ngo ikwereke ko ibyari kukwica yabikumiriye. Ntabwo wanyumva, utekereze ko wakagombye kuba waranduye nk'uko nanjye nakagombye kuba narabaye. Ufite umupapa w'umupagani, ufite umugore wakunaniye, n'ibyo bamuvugaho n'ibyo wumva, hari Imana ihakubera no kuba utarasara. Ni amahirwe y'Imana. Ntabwo gereza zari abandi zakurebaga, ubu si 94 ntiwari uri ku ifishi y'abagomba gupfa, kuki utapfuye abandi bakagenda ugasigara? Wari ukwiye gutanga ituro ry'ishimwe, umenye ko wizura imfubyi mu gihe abandi bari gukora akazi ko gutega ku muraya. Igihe urimo kwiga nta muntu, nawe ntabwo uzi uko Imana ibugenza. Ukuntu wabyaye ntiwabimenya, n'urugero ugezeho ntabwo wabimenya, ahubwo ni Imana inyuranye ibihe n'imyaka, ibyo kukwica ikabivunjamo ubuzima. Mwanyemerera tugatura ituro ry'ishimwe dusenga tunasohoka dutaha, ntitukave mu rusengero tudakoze, kandi twamaze kumenya amateka y'aho twari twaragwiriye. Ibitare byari bituriho byari byinshi. Imana iguhe umugisha, muhaguruke duture tunasenga. Kereka wicaye aho utazi aho Imana ikugejeje. Donc umuntu wumva ariho kubera ko tonto mama yamubyaye, subiza amaso inyuma ureba abana bari kunywa urumogi mu nganya imyaka, kubera ko udashyira ifege ku munwa, urumva hari ikindi kintu gishya. Ni imbaraga zisumba byose zakubundikiye, ni Imana yahabaye. Wakagombye kuba urutare na bugingo n'ubu rukikuriho. Ndashaka ko wibuka iby'Imana kurindiye muri kaminuza. Iriya nda y'inda rutahetse, utekereza ko abandi bana batayihetse? Rata ngwino ushimira Imana yanagutwikiriye, ntiguteze rubanda. Tekereza ko hari ibyo bagombaga kukubaza. Imagine ko hari gacaca yarangiye batakubajije umuturanyi mwari muturanye. Ese we tugarukire hafi, buriya aho wahunze ukagera ntiwagarutse, ntabwo uzi imiryango yashize. Erega ujye wibuka ko hari abacu bari munsi y'ubutaka, wari ku ifishi y'abagomba kujyana nabo, wasigaye uri incike ariko ufite ababyeyi. Ushimira n'Imana guhaye itorero rizima. Ubu si yabura aho baterekera bakabanga ubugeze hehe. Ubuzima ufite uyu munsi urabukesha Imana, ariko wongera ugarurira Imana icyizere, umenye ko ijambo yavuze ikirihagazeho. Karibu umushumba no gusenga Imana. Muhaguruke mwese
dushimira Imana muri rusange yadukuyeho ibitari ikatuzingura ibyo twazinzwe, ikadutandukanya na karande, ikavugana natwe ijambo rishyashya. Imana ikaba yaraturemeye ubuzima. Hangane muhaguruke dushimira Imana yabanye natwe kugeza iki gihe. Murakoze.